الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. يقول المولى جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Dutanya dushimira Nyagasani ushobora byose, Nyagasani we twikingaho ibikorwa byacu bibi, tukamusaba imfashanyo mu bikorwa byacu byiza, tukamusaba ko turinda shitani wavumwe buri munsi ho rushaka kudukura ku nzira nziza. Turasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imwishimire we nabiwe n'abasangirangendo be bose. Turahamya ko nta wundi ukwiye gushimwa no kugaragirwa uretse Allah, we waremye byose kandi ushobora byose. Tukanahamya ko Muhammadi mwene Abdillah ari wasozereje intumwa n'abahanuzi. Bavandimwe, kuri iyi juma, kuri uyu munsi wa gatanu utoroshye kugira ngo tubashe guhurira mu misigiti, nifuje ko twaganira nk'uko bisanzwe ku nyigisho zacu zijyanye n'umunsi wa ijuma. Ndababurira gutinya Imana, nanjye ubwanjye ntiretse ko twarushaho kuyitinya no kuyigaragira no kuyibuka mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukazirikana ko Imana itureba, tukazirikana ko Imana itubarurira, tukazirikana ko Imana izatwishyura ibyo dukora bya buri munsi. Bavandimwe, muduteze amatwi mukurikiye izi nyigisho, mu by'ukuri muri iki gihe turi mu bihe bikomeye. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadi yajyaga itoza abantu kuzirikana Imana aho baba bari, aho ariho hose, bakamenya ko Nyagasani wabo abareba, bakamenya ko Nyagasani wabo abumva, ariko yahamagaye buri muntu ku giti cye. Uyu munsi rero byaba bifite igisobanuro nyacyo, uba ugomba kuzirikana ko Nyagasani akureba ku giti cyawe, hari ibyo ugomba gukora ku giti cyawe udategereza ko baza kubigukorera, kandi Nyagasani akabikubarurira. Wabikora neza ukabihemberwa, wabikora nabi kandi nanone ukaba mu bazabihanirwa. Intumwa y'Imana rero itwigisha kwitwara neza, kugira imico myiza hagati yacu twebwe n'abantu, tukirinda impamvu iyo ari yo yose yatuma ubuzima bwa mugenzi wawe butagenda neza, tukirinda impamvu iyo ari yo yose yatuma ubuzima bw'imbaga butagenda neza, tukirinda impamvu iyo ari yo yose yatuma duturana nabi, tukirinda impamvu iyo ari yo yose yatuma dukorana nabi, n'izindi mpamvu zidasobanutse zishobora gutuma ubuzima bwa muntu butagenda neza. Nyagasani aratubwira ati: walitanzuru nafsu ma qaddamat lighadin. Buri muntu wese narebe ibyo yibikiye ejo hazaza. Ejo hazaza hawe hakaba hari mu buryo bubiri bw'ingenzi. Hari ejo hawe hano ku isi, aho umuntu azaba ariho ejo, ariko uyu munsi akaba afite ubwoba akeka ko ejo bundi atazahageza. Noneho hakaba hari ubuzima bw'ejo bw'umwihariko bwa hano ku isi, ariko ubwo tuzaba nta kindi tugikora, abantu bazaba baragiye mu marimbi, barashyinguwe ku mpamvu imwe cyangwa indi. Ubwo buzima nabwo umuntu akazabubamo neza cyangwa se akabubamo nabi biturukanye n'ibyo yakoze, igihe yari agifite imbaraga, igihe yari agifite ubushobozi bwo kugira icyo yifasha. Hakaba rero hari ubuzima bw'imperuka, ubuzima bw'ibarura, abantu bose bakazajya ku munsi w'urubanza, buri muntu akabarurirwa neza ibyo yakoze, agahembwa cyangwa se akagororerwa igihe azaba yarakoze byiza, cyangwa se akajya mu bihano igihe azaba yarakoze ibikorwa bibi. Ubutumwa bw'Imana yagiye iha intumwa n'abahanuzi
bwari ubutumwa bwiza. Abantu bose baramutse babukurikiye bashobora kugira ubuzima bwiza bwa hano ku isi, ndetse bakagira n'ubuzima bwiza ku munsi w'imperuka. Imana ikazabashyira muri ba bandi yanyujije iruhande rw'ibihano bikomeye byo ku munsi w'imperuka, kuri uwo munsi w'ibarura, ubwo umuntu nta gikorwa na kimwe kindi azaba afite. Ubuyisilamu rero, idini yo guca bugufi munsi y'amategeko, guca bugufi munsi y'amabwiriza, guca bugufi munsi y'ibyo ubwirwa biza bikugana bikubwira ngo iki ngiki kireke, iki ngiki gikore, iki ngiki cyitondere, ibi ngibi bigendere kure. Aya mabwiriza intumwa n'abahanuzi zagiye zizana ni amakuru ya kera yafashaga umuntu mu kubaho neza hano muri iyi si, hanyuma akabana n'abantu neza kandi akabaho mu buzima bwiza. Ubuyisilamu rero nibwo ubwo ngubwo, kubera ko aribwo bwaje buje guhamagarira abantu kujya kuri kamere Imana yaturemeye yo gusenga no kwigaragira. Ubwo butumwa bukaba aribwo bwonyine Nyagasani Imana ishobora byose yahaye abantu kugira ngo babugendereho, kandi intumwa zikaba zaragiye ziza uko iminsi yagiye isimburana. Iyi kamere rero Imana yaduhaye ni uburyo bwo kugira ngo tuyigaragire, kugira ngo tuyikunde nayo idukunde, kugira ngo twitware neza, dutunganye ubuzima bwacu bwa hano ku isi. Hanyuma Isilamu ikaba yaraje ije kugorora ubuzima bw'umuntu kugira ngo buve mu kaga, umuntu abe hano ku isi amerewe neza, abe hano ku isi aryohewe. Ubuyisilamu rero iyo turimo kwigisha tuba tugira ngo nibura umuntu agire impamba y'uyu munsi, agire n'impamba y'ejo, agire n'uburyo yitwara, agire n'uburyo yiteganyiriza mu minsi ye izaza. Ibyo rero bigatuma ashobora kwitwara neza. Imana yaratugerageje iratubwira iti walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Imana mu gitabo gitagatifu ikatubwira iti nzabagerageza, nzabateza ubwoba, muzagira inzara, muzagira ubukene, umutungo mwari mutunze ushobora kuzagabanuka, hanyuma abantu bashobora kuzarwara cyangwa abantu bashobora kuzapfa. Ariko ibyo byose uzaburire cyangwa se uzaha inkuru nziza wa muntu wihangana. Wa muntu wihangana wuhe? Wa wundi idha asabatuhu musiba, iyo agezweho n'ikigeragezo, iyo agezweho n'ibyago, qalu, baravuga bati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mu by'ukuri twaturutse ku Mana, kandi ku Mana niho tuzasubira. Muri izi nyigisho zacu z'uyu munsi turagaruka ku myitwarire y'umuntu muri iki gihe, ibijyanye n'isuku, ibijyanye n'imyitwarire yawe, ibijyanye n'imyitwarire ya runaka, ibijyanye n'imigenzereze ya runaka, uburyo yakwitwara mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi tuba dufite ibigeragezo bitandukanye, birimo ibyorezo bigiye bitandukanye bigenda bihitana ubuzima bwa muntu. Ubuyisilamu rero iyo haje ibigeragezo bugena ko umuntu yagombye kuba yitwara mu buryo yirinda ko ashobora kwandura, yirinda ko ashobora kwanduza abandi, yirinda ko ashobora kuba impamvu ishobora gukwirakwiza ibyorezo. Mu rwego rwo kurwanya ibyorezo akenshi byagiye bibaho mu buzima, byaba ibijyanye n'isuku nke, byaba ifata ubuhumekero, byaba bifata urwungano ngogozi, byaba ari ibifata ku mubiri w'umuntu, uruhu inyuma aho tubasha gushyikira. Ibyo byose Ubuyisilamu bwaje buze kubirwanya, ariko ibi byose bigomba guhera mu myumvire n'imitekerereze. Umuntu agahindura uburyo yitwara, agahindura imitekerereze, agahindura ingengabitekerezo yari afite ku kintu runaka. Ubuyisilamu rero isuku iyo ijya gutangira ihera mu mitekerereze, igahera mu myitwarire, igahera mu buryo umuntu afata ibyemezo n'uburyo ashobora kubaho. Ibi ngibi iyo umuntu arimo abyumva abishakira ingero, ariko rimwe na rimwe kugira ngo dufatikanye mu nyigisho, ibaze ko umuntu atumva akamaro k'isuku. Uyu muntu aba akeneye guhindura imyumvire.
Ibaze ko uyu muntu atumva akamaro ko kwirinda ishyari, uwo muntu aba afite umwanda agomba kwisukura. Ibaze ko uyu muntu mu by'ukuri afite umujinya wamurenze ahora agendana mu buzima bwe bwa buri munsi, uwo muntu aba yikoreye umuzigo yagombye gutura, ibyo ngibyo byagombye kuba ari isuku. Uyu muntu ashobora kuba mu by'ukuri afite ubugome muri we, akaduhisha ko abufite, akagaragaza ko ari umuntu mwiza, ariko yagera iruhande agakora ibijyanye na bwa bugome bwe. Uyu muntu tukamubwira tuti wagombye kubanza kwisukura mu mitekerereze yawe, na bwa bugome bwawe ukabushyira hasi, hanyuma ugatangira ugakomeza kubana n'abantu. Yewe Uwisilamu ukatwigisha ngo niyo umuntu yaba yaraguhemukiye, umwiza muri mwe nutanga undi kuba yamutorera salamu. Ubwo butwari rero twese tukaba tugomba kubuharanira, ni mu rwego rwo kwisukura imbere. Hari abantu batangwa imbere n'ibitekerezo bibi. Umuntu agatangwa imbere n'ibitekerezo bibi buri munsi, akibaza ko ibitekerezo bibi bishobora kumufasha, ariko mu by'ukuri ibitekerezo bibi umuntu ashobora kubyisukura agasaba Imana umugisha wo kuba yajya kure nabyo. Hari abantu rero bashobora kurwara indwara cyangwa se bashobora kugira umwanda mu buzima bwabo yo kwibona no kwishyira hejuru, umuntu akumva nta wundi muntu umuruta, ariko igihe kiragera umuntu akabwirwa ati ibi bintu byo kumva ko ntawe ukuruta ni impamvu yatumye Satani iba Satani igasohoka mu ijuru ikirukanwa, kubera ko yanze guha icyubahiro Adamu, kandi mu by'ukuri yari yabitegetswe cyangwa se yari yabibwiwe, hanyuma igaragaza ko ngo ariyo nziza kurusha wa muntu yahaga agaciro. Hari umuntu ushobora kuba afite indwara yo gusuzugura, indwara yo gusuzugura no gutesha abandi agaciro, wenda atakihaye cyane, ariko wagira icyo umubwira akumva agihaye agaciro gake, wagira icyo umusaba gukora akagiha agaciro gake, wagira serivisi umwaka nubwo waba ugiye kumuha amafaranga nabwo akabiguha, ariko mu by'ukuri agusuzuguye cyangwa mukagura mutongana. Ibyo bintu biba ari uburwayi bubi umuntu agomba kwirinda. Ni bumwe mu burwayi burimo imbere mu muntu twatangaga mw'ingero, uburwayi bw'ingengabitekerezo, ingengabitekerezo mbi yo kwanga abantu, ingengabitekerezo yo kurobanura, ingengabitekerezo yo kumva ko wowe na runaka mutari mu muryango umwe, mutari mu bwoko bumwe, mutari mu gihugu kimwe. Ubwo buba ari uburwayi bubi umuntu agomba kwirinda. Iyo rero ugiye kureba neza usanga tugomba kwirinda ubu burwayi, kuko ni uburwayi butera abantu bukabakura ku murongo mwiza, bugatuma batitwara neza, kandi bigatuma ubuzima bwabo n'ubwa bagenzi babo butagenda neza. Umuntu rimwe na rimwe agahora ahangayitse yibaza uburyo azabana n'umuntu runaka, ibyo bikagenda bimuyobera. Reka rero tujye ku isuku yifashishwa cyane mu kurinda ibyorezo byinshi bitandukanye, harimo iyi ndwara ya coronavirus kugeza uyu munsi imaze guhangayikisha isi. Ibihumbi bigera kuri 222 cyangwa se birengaho bikaba bimaze kwandura, ariko bikagaragara ko intwari ikomeye ari isuku. Tubibutse ko indwara ya kolera nayo iza igaterwa n'isuku nke, abantu bakitwara nabi, abantu bagatangira kumera nabi mu buzima bwabo, ibyo nabyo bikaba ari isuku. Tubabwire ko nanone hari ubundi burwayi bwashoboraga gufata abantu ku ruhu, nanone bigaterwa ko isuku ari ikibazo, abantu bagize isuku nke bakabwirwa bati nimujye mwoga, nimujye mukaraba isabune, ndetse hagatoranywa n'ubwoko bw'isabune runaka bagombye kuba boga. Ubuyisilamu rero bwaje buhamagarira isuku y'inyuma ku ruhu, isuku ya hahandi tubona, isuku ya hahandi tutabona, isuku ya hahandi twicara, hahandi dukoresha na bya bindi twambara. Iyo rero ugiye kureba usanga ibyo byorezo byose nari maze kuvuga bishobora gutsindwa hakoreshejwe isuku. Ubuyisilamu bukaba bwarahaye isuku agaciro. Imana ikatubwira ngo inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Imana ikaba ikunda ba bandi bicuza, ba bandi bava muri bya bibi biri mu mitima yabo imbere, hanyuma bakagaruka bakisukura, bakabireka cyangwa se bakabyicuza. Hanyuma wa yuhibbu almutatahhirina, Imana nanone ikabikunda ba bandi mu by'ukuri bisukuye. Ako ni agaciro k'isuku. Iyo umuntu rero agomba gukora amasengesho, byanga bikunda agomba gukora isuku. Turabimenyereye ko umuntu agomba kwinjira mu bwiherero akisukura, yaba ajyanywe n'ikibazo gikomeye, yaba agiye ku kibazo cyoroshye, akagenda yamara kugikemura agakaraba neza, agakoresha amazi
kubera ko amazi afite umumaro wo gukuraho cyangwa se wo kudufasha ku bintu bitatu by'ingenzi. Iyo umuntu agiye mu bwiherero agakoresha amazi, aba agiye gukuraho umwanda nyirizina, wa mwanda ukavaho burundu. Iyo umuntu akoresheje amazi, aba agiye gukuraho impumuro ya wa mwanda. Naho iyo umuntu nanone akarabye amazi, tuzirikana mu by'ukuri ko aba agize isuku ishobora gutuma wa mubiri we nta mwanda wasigaranye biri mu mujyane mu masengesho. Ibyo bintu bitatu by'ingenzi ni ukubizirikana. Gukoresha amazi biruta inshuro nyinshi kuba umuntu yakoresha impapuro, kubera ko umuntu ashobora gukoresha impapuro zonyine bikarangira ahanaguye wa mwanda ukahasigara, cyangwa se rimwe na rimwe ukaba wagenda kuri bimwe mu bice by'umubiri yakoresheje nk'amaboko n'intoki, hanyuma noneho bikaza kurangira wa muntu ajyanye na ya mpumuro mbi kandi isuku ye ikaba idatunganye. Uburyo bwiza rero ni ugukoresha amazi. Reka rero tuve aho ngaho tugane ko hari ubwo umuyisilamu ategekwa koga umubiri wose kubera impamvu zigiye zitandukanye. Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi ko umuntu agomba koga amaze kuva mu bihe by'ukwezi. Ni ibintu bizwi ko umuntu agomba koga igihe yagize amabanga cyangwa se yaranguye amabanga, nk'uko abaturanyi bajya babivuga mu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Ibyo bimutegeka ko agomba koga byanga bikunda, n'izindi mpamvu tutarondoye. Hanyuma noneho tukagaruka tukajya ku isuku nyirizina yo kuba umuntu agomba kuza gusari, agomba kuza gukora amasengesho. Umuntu agomba gukaraba nk'uko bigaragara ko Imana itubwira gukaraba ku maboko, gukaraba mu buranga, gukaraba guhanagura mu mutwe, gukaraba ku birenge. Ariko intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, ikaba yaratwigishije gutangira gukaraba cyangwa se kugira ikindi cyose dukora tumaze gukaraba ibiganza. Ibiganza rero ni intangiriro y'isuku. Ibiganza ni intangiriro y'isuku, tugomba kubizirikana. Reka tuvuge ko rero ya suku yose twayikoze, yaba iyo mu bwiherero wasohotse ufite isuku, ukaba ukoresheje isabune, ukaba umeze neza, hanyuma noneho ukaba wari ufite itegeko rigutegeka koga, nabwo ukaba woze, ukaba se ufite isuku yawe wifuza gukora ya yindi isanzwe yo gukaraba ku bimwe mu bice kugira ngo winjire mu isengesho, iyo suku ukaba wayikoze ugiye gusohoka mu rugo. Muri iki gihe rero hari indi suku tugomba kongeraho yo gukomeza gukaraba intoki ahantu hose tugeze, kubera ko iyo tugenda hari ibyo dukoraho, iyo tugenda hari ibyo duhererekanya nk'amafaranga, iyo tugenda hari ubwo umuntu agenda niyo utakora ku muntu ugakora ku mwenda we, iyo umuntu agenda hari ubwo afata ku modoka ku rugi, hari ubwo afata kuri esikariye arimo azamuka kuri za garidefu bya byuma cyangwa se bya biti bidutangira kugira ngo umuntu ataza kurenga esikariye akaba yakikubita hasi agakora agisida. Aha handi wagiye ukora niho hashoboreye gutuma uza hano ukaba ugiye gukaraba intoki. Ibyo ngibyo ukabizirikana ahantu hose, tukaba twaboneraho kukubwira ngo ntukwepe amazi, kuko amazi ni isoko y'ubuzima. Bikaba bishobora kutworohereza mu kuba ugomba wowe kuba ufite isuku ku buryo bwawe, umubiri wawe ukaba usukuye. Nibyo ufite na ya suku yo kuza kwinjira mu musigiti, ufite na ya suku yo kwinjira mu iswala cyangwa mu isengesho, ariko ukazirikana ko buri kanya ahantu hose winjiye ugomba gukaraba amazi meza, ugakaraba n'isabune. Tunibutsa ko mu muco mwiza ari ugukaraba intoki, hanyuma ugakaraba mu myanya y'intoki, ugakaraba mu nzara, kandi iyo ukaraba ukagerageza kwegeza amazi ruguru gatoya, haruguru yo mu bujana wenda niko twahita, ukagerageza kwegeza amazi ruguru ku buryo nibura isuku yawe iri buze kubihagije. Nyuma rero yo gukora isuku, tukuzirikane ko uba urimo kwirinda wowe, ariko unarinda n'abandi. Ariko noneho reka tuvuge ko umaze gukaraba intoki ukaba ugiye ahantu, ukaba ugomba guhura n'abantu cyangwa se ugomba guhura n'umuntu, ugomba kwirinda gukoranaho nawe. Ibyo ngibyo bikagufasha kugira ngo utaza kuba umuntu wanduza niba hari icyo urwaye, cyangwa se utaza kuba mu banduzwa niba ushoboye guhura n'umuntu wanduye. Ibyo rero ni isuku ya ngombwa tugomba kuzirikana, yiyongere kuri ya suku yacu ya Kisilamu isanzwe
birabizwi biranazwi cyane yuko umuyisilamu agomba kuba afite isuku. Kubera iki isuku tugenda tukayigarukaho buri munsi, twibaza tuti wowe wagombye kubutawaza, twibaza tuti wowe wagombye kuba woga, twibaza tuti wowe wagombye kujya mu bwiherero, wagombye kubucunganwa n'isuku y'umubiri wawe. Nuko intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad n'umugisha, bitubwira iti al-islamu nazifu, ubuislamu ni isuku, fatanazzafu, mwisukure, fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nazifu, nta muntu uzinjira mu ijuru uretse kuzaba afite isuku. Isuku rero ni isuku zombi, ni isuku y'umutima ya hahandi hatagaragara muri bwa bwenge twavugaga, ukaba wanitandukanyije n'ibangikanyamana, iyo ni isuku ya ngombwa y'ifatizo. Hanyuma noneho ugakurikizaho ya suku ya wa mubiri wawe. Hanyuma noneho aho ngaho tukahava tukajya ku myenda, tukajya ku bikoresho, tukajya aho twicara, aho dukorera amasengesho cyangwa se aho dukorera, haba mu kazi cyangwa se haba ahandi hantu hose twisanga tugeze, tukazirikana ko aho hantu agomba kuba hafite isuku. Umuyisilamu azirikana ko agomba kuba ari ahantu heza hatari umwanda, cyane ko niyo yamaze gufata isuku yirinda umwanda uwo ari wo wose watuma musubiza kongera gufata indi suku. Ubu umuyisilamu ibyo bintu akabyirinda. Birumvikana rero, niba umuntu agomba gusukura ubwenge bwe n'umutima we, agasukura umubiri we, agasukura imyambaro, agasukura ahantu, agasukura ibyo akoresha, agasukura hahandi agiye gusengera, byanga bikunda nta hantu na hamwe ushobora kubona umuntu ukora isuku nka gutyo ngo hanyuma nibirangiza aze kugira ikibazo twavugaga cya coronavirus. Ahubwo biramufasha cyane, nta nubwo ubundi yagombye no kuba byihererana, yagombye no kuba abyigisha bagenzi be. Ubwo rero reka tuvuge ko isuku ari ngombwa, kwirinda ari ngombwa. Niba isuku ari intwaro imwe mu ntwaro dukoresha, tugomba kuzirikana n'izindi mpanuro tugenda duhabwa z'uko cyane cyane mu gihe cy'ibi bihe by'ibigeragezo by'ibyorezo, umuntu aba atagomba kujya ahantu hari abantu benshi. Hari umuntu uvuga ati ntabwo ndimo gukora akazi ariko nshobora gusohokana n'abana nkagenda tukajya ahantu tukaganira. Hari umuntu avuga ati kera nari narabuze umwanya wo kujya muri sauna, none uyu munsi ndawubonye reka njyeyo. Ibyo ntabwo byaba ari byo. Hari umuntu uvuga ati reka njye muri piscine njye koga ku mugoroba, uho ndumva nta kibazo. Aho ngaho ugiye kwiteza ibibazo. Turi mu gihe cyo kwirinda no kurinda impamvu iyo yose yatuma mu by'ukuri ubuzima bwawe bujya mu kaga. Tukaba dusaba abantu ko bakirinda ibijyanye no kuryoshya, kuko kuryoshya ushobora guhurirayo n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko byari byiza ko wicarana n'umuryango wawe mu rugo, mukaganira, mukagira ibyo mugarukaho by'ubuzima bwanyu, mukagira ibyo mugarukaho by'ubumenyi, mukaganira ibyo mutigeze muganira mbere, kandi nanone mugakomeza uburyo bwiza bwo gusenga. Tugarutse rero mu by'ukuri ku cyerekeranye n'amasengesho, amasengesho ni ngombwa. Turi mu bihe bamwe batura mu bwoba. Umuntu akibaza atari ko numva iki cyorezo kigiye kuzatumaraho abantu, ko numva iki cyorezo kigiye kuzatuma twicwa n'inzara, ko twumva iki cyorezo kigiye kuzatuma akazi kacu gahagarara, ko twumva iki cyorezo kigiye kuzatuma uruganda rufunga, ko twumva iki cyorezo. Umuntu buri munsi agahora mu bwoba, ahubwo uburwayi ntabugire, akaba yagira ubwoba bwinshi bushobora gutuma ubuzima bwe bujya mu kibazo. Ntabwo rero ari igihe cyo kugira ubwoba, ahubwo ni igihe cyo gukoresha uburyo bwiza bwo kwirinda ko umuntu ashobora kwandura. Noneho ibyo bintu bikaguha imbaraga zo kuvuga uti jyewe nta kibazo mfite, hanyuma ugakomeza no kubwira abandi ko nta kibazo bagombye kuba bagira. Amasengesho rero ni ngombwa. Amasengesho mu idini ya Islam tuyakora mu buryo bw'imbaga. Imbaga ikabihera ku bantu batatu, igakomeza kuzamura uwo mubare kugeza bwa buryo twakoreshaga bwo kuza ku musigiti. Ariko uyu munsi bikaba bitarimo gukunda ko twaza ku musigiti. Ni nayo mpamvu twahisemo ko izi nyigisho zakugeraho aho uri hose, waba wicaye mu rugo, waba wagiye ku kazi, waba uri kwiduka, nibura uyu munsi ukaza kumva izi nyigisho zishobora kugufasha uburyo wakwitwara n'uburyo wabigenza mu bihe byawe bya buri munsi. Amasengesho rero yacu dushobora kuyakora mu mbaga yo mu rugo. Umugore wawe n'abana n'umukozi n'umuvandimwe wari uri mu rugo, mushobora gufata isuku mugateguraho muri busengere mwese, hanyuma umwe muri mwe akajya imbere akayobora isengesho,
kandi iyo sengesho rikemerwa nk'iryakorewe mu mbaga. Iri sengesho iyo rimaze kurangira ufata akanya ukicara ukaganira na bagenzi bawe mwakoranye isengesho, hanyuma mukaganira ku bijyanye n'uburyo musenga, mukaganira ibijyanye n'uburyo mushobora kugaragira Imana, mukibukiranya ibyo abantu bashobora kuba baratezutseho. Ibyo ngibyo nabyo bikagenda bibafasha mu rwego rwo kwiyubaka. Ikindi tunibutse ko gusenga, gusari bijyanye no gusaba ubusabe, dusaba Imana ko yadukuriraho kino kigeragezo. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, ikaba yaragiye itoza abantu uburyo bakwitwara muri ibi bihe bikomeye. Bakavuga bati nk'iyo bagiye kuva mu rugo, bibaye ngombwa ko bari bujye ku kazi, bibaye ngombwa ko bagiye gukora urugendo, bakavuga bati bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah, ku izina ry'Imana niringiye Nyagasani ushobora byose, kandi nta mbaraga nta n'ubushobozi ngewe mfite uretse ko byose biri mu maboko y'Imana. Imana reka gushyira mu bushobozi bwayo, ukagushyira mu burinzi bwayo. Icyo nicyo kikahava. Hakaza noneho igihe wowe wumva ko mu buzima bwawe ugomba guhora usoma idua, cyangwa se ukumva ufite ubwoba, ukavuga uti intumwa y'Imana yagiye ibyigisha igira iti Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi al-asqam. Intumwa y'Imana iti Mana tukwikinzaho ngo uturinde ibibembe, uturinde ibisazi, kandi uturinde ibinyoro n'ubundi burwayi bw'ibyorezo byose biza bigatera abantu. Ubwo ni ubusabe intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, yajyaga igeza ku bantu. Niyo mpamvu rero umuntu akomeza buri munsi yiga ubusabe ashobora gukoresha. Hari ubundi busabe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigishije abantu bakaba bagomba kubukoresha. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Nirinze ku ijambo cyangwa ku izina rya Nyagasani Allah ushobora byose, ko ndinda ibibi by'ibyo yaremye. Mu byo yaremye rero harimo ibyo byose biba bizenguruka, ibyo byorezo biba biza bidutera mu buzima, bikaduhangayikisha buri munsi. Nyamara twagombye kuba dukoresha imbaraga kugira ngo tubashe kubirwanya. Hanyuma rero ubusabe bwacu bwa buri munsi bukaba bugenda bugira uruhare mu kurwanya ubu burwayi n'ibi byorezo bigenda biza mu bantu. Twibutse abayisilamu ko umuntu nyuma yo gukora amasengesho ashobora gukora iraka ebyiri cyangwa se ibice bibiri bya swala, agakora iraka cyangwa se agakora sunna yo gusaba Imana ko yakemura ikibazo we yaba afite cyangwa se abandi bantu bafite. Ibyo bintu ni ngombwa cyane. Ibyo ukabikora wiringiye Imana, uyisaba uti Imana ndagusabye ndakwinginze ko wadukemurira ikibazo iki n'iki n'iki. Ndagira ngo nanone nibutse abayisilamu ko iyo umuntu ageze ku mugoroba amaze gusara salatu al-isha ashobora kuruhuka, noneho byagera mu gice cy'ijoro nyuma ya saa sita, saa munani, saa cyenda, saa kumi, ategetswe cyangwa se abwirizwa kubyuka by'umwihariko cyane cyane igihe afite ibibazo ashaka gutura Imana, agakora igihagararo cya nijoro. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yabaga igeze muri ayo masaha yarabyukaga ikabyutsa abiwe, igafata isuku, bagakenyera bagakomeza bagasaba Imana ko yabarinda cyangwa se yabatabara, yanabunganira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntabwo rero igihagararo cy'ijoro tuzagikora ari uko turyohewe, ntabwo igihagararo cy'ijoro tuzagikora ari uko tumeze neza turi mu buzima bwiza, ntabwo igihagararo cya nijoro tuzagikora ari uko gusa turimo gushima, ahubwo n'igihe turimo gusaba Imana ko yaturinda ibibazo tugomba guhaguruka twese tugahagarara. Tunabaha inkuru nziza ko rwose intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, yatubwiye iti muramenye inzu zanyu ntimuzazigire amarimbi. Yashatse kuvuga ahantu hadasengerwa, ahantu hadakorerwa isengesho, ahantu hadakorerwa ubusabe. Ariko nanone mu rwego rwo kugira ngo aya mazu yacu tuyakoreremo amasengesho, uzirikana uti ubundi nagombye kuba mfite aho nsengera. Ubwo niba twasengeraga mu musigiti umwe muri quartier, wowe iwawe ushobora gukora isengesho, n'undi agakora isengesho, n'undi agakora isengesho, n'undi agakora isengesho, kandi ntacyo bigutwaye uramutse utoye adhana cyangwa umuhungu wawe akayitora cyangwa se undi muntu akayitora. Ariko nibura mukavuga muti ahantu hose isengesho ririmo rirakorwa. Umuntu yirinda ko
twaba muri ba bandi batereranye gahunda y'Imana, ba bandi bibaza ko rero amasengesho atakorwa kubera ko bataje ku musigiti. Amasengesho mugomba kuyakora. Ni nayo mpamvu nyuma y'ahangaha abantu bari buze guhaguruka ko mwari mwiteguye swala, mugahaguruka mugasari adhuhuri, mukitwara neza, mugakomeza gusaba Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yatugirira ubu. Akamaro k'isuku rero ariko dusozerezaho, iyo umuntu agize isuku n'urufunguzo rwiza rwo kuba ari umugaragu mwiza w'Imana, rukaba n'urufunguzo rwo kwinjira mu ijuru. Iyo umuntu agize isuku mu buryo bwiza, nibwo butuma yegerana n'abantu, akabasha gusabana nabo, nta muntu uri bumwinubi. Ubwo ubanye neza n'Imana, ukabana neza n'abantu, urumva ko nta kibazo mu by'ukuri wakabaye ufite. Iyo umuntu akoze isuku, aba arimo kurinda ubuzima bwe kuba bwahura n'ingorane, kuba bwahura n'ibigeragezo, kuba byahura n'uburwayi bukomeye bushingiye kuba nta suku afite. Nta musilamu rero wagombye kugenda inyuma ye hari isazi zimukurikiye cyangwa hari indi mpumuro mbi imuriho, kubera ko ibyo ngibyo burya umuntu aba yatangiye kujya mu isuku nkeya, kandi isuku nke iteza ibibazo. Iyo rero umuntu akoze isuku, ni uburyo bwiza bumufasha gutekereza. Abahanga bagaragaza ko iyo umuntu nta suku afite, mu by'ukuri n'imitekerereze ye iba itameze neza. Iyo uramutse rero ugize isuku, byanga bikunda ubaye umugaragu mwiza, ariko kandi noneho n'ubwenge bwawe bushobora gucya, ukabasha gutekereza ibitekerezo byiza, ukabasha gutekereza neza cyane. Ko burya iyo umuntu abantu batangiye kubona atiyitaho, baravuga bati uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo rero isuku ni ikintu cyangombwa tugomba kuzirikana ko tugomba kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isuku ituma umuntu atuza, bigatuma n'umubiri urushaho kugira imbaraga, cyane ko dukunze gukoresha amazi. Iyo umuntu amaze kugira isuku, amaze koga, amaze gutawaza, amaze gufata isuku ye, aba yumva mu by'ukuri afite imbaraga z'umubiri zimufasha kugira ikindi kintu yakora, kugira ikindi kintu yageraho. Ibyo ngibyo rero bikamufasha kugira ngo arusheho gukomeza kumererwa neza. Dusoze rero tubasaba ko izi inyungu zirebana n'isuku mwazitaho, mwakwita ku ngamba zishobora gutuma mugira isuku y'ibitekerezo, mugahindura imyumvire mu buryo bwihuse. Abantu ntibakomeze kugaya ibitekerezo byazanywe n'abantu babishinzwe mu nzego zibifitiye ubushobozi. Abantu ntibakomeze gutekereza ko cyaba ari ikibazo wenda kivugwa gusa kugira ngo bitambuke, cyangwa se byaba ari umushinga waje noneho uwo mushinga ukaba uzarangira. Iki ni ikibazo cy'ubuzima bw'abantu. Mbibutse ko iyo urokoye umuntu umwe ubusa nk'urokoye ubuzima bw'imbaga nyamwinshi, ariko nanone ugize uruhare mu kwanduza abantu, cyane cyane iyo ubizi, ubarwa nk'umuntu ugiye kwica imbaga. Uramutse winjiranye uburwayi mu bantu, kabuzana bukaza mu bantu, ubwo ugiye kubarwa nk'umuntu uje koreka imbaga. Ibyo ngibyo rero Ubuislamu bwarabisobanuye. Tunabasaba yuko buri muntu wese yaba umurinzi wa roho ye, akaba umurinzi wa roho ya mugenzi we, akaba umurinzi w'ubuzima bw'Abanyarwanda, akaba umurinzi w'ubuzima bw'ikiremwa muntu hano ku isi, yirinda ko yaba impamvu yo kwanduza mugenzi we cyangwa se gukwirakwiza iki cyorezo cya coronavirus n'ibindi byorezo byose bigenda bishingira ku isuku nke. Tukaba rero tubashimiye kuba nibura abantu mugerageza gushyiramo imbaraga kugira ngo iki kibazo cy'isuku kibashe kumvikana, ndetse n'abatacyumva babashe kucyumva cyangwa se babashe gutangira kubikora. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bavandimwe, dushimire Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala waduhaye umugisha wo kuba uyu munsi tugihumeka, ukaba uteze amatwi izi nyigisho zagenewe uyu wa gatanu mu by'ukuri mu buryo bwihariye. Dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha we n'abiwe n'abasangirangendo be, ndetse n'abazakomeza kugera ikirenge muke kuzageza ku munsi w'imperuka. Turasaba Imana natwe ko yaduha umugisha wo kuba mu bagaragu beza. Bavandimwe,
ndongera kubaburira gutinya Imana no kwizirikana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi ko turamutse dutinya Imana tukitwara neza tugasaba Imana ko yadukomeza, twazagera imbere yayo mu by'ukuri nta gisebo dufite. Bavandimwe, iyo ugiye kureba neza usanga ibihe nk'ibi ngibi umuyisilamu aba akenewe, usanga ibihe nk'ibi ngibi umuntu ufite umutima mwiza aba akenewe, usanga ya neza aribwo igomba kwigaragaza. Usanga mu by'ukuri igihe cyo gufasha kiba kigeze, umuntu akavuga ati aba bantu nabafasha iki, ukavuga utanga harabura iki ngiki ngewe nakizana, hano harashaka gukorwa iki ngiki ngewe nagikora. Ni igihe cyo kugaragaza ubwitange mu nzira ya Nyagasani mu kurokora ibiremwa bye. Bavandimwe, iyo ugiye kureba neza usanga muri iki gihe cy'icyorezo burya nawe hari umusanzu ukeneweho. Hari umuntu udafite amazi ushobora kuyamuha kugira ngo ataza kuvaho akandura. Hari umuntu ushobora kuza gusaba amazi ati mu by'ukuri ndagusaba amazi nkarabe. Kuri kandagira ukarabe yawe ntabwo ari igihe cyo kuyifungirana no kuyishyiraho ingufuri, ahubwo ni igihe cyo kuzana amazi abantu bagatabaza. Niba uzi ko hari ahantu hahurira abantu benshi, ukaba uzi ko amazi ari imwe mu ntwaro zirimo gukoreshwa kugira ngo abantu babashe gukaraba badakwirakwiza iki cyorezo, uramutse uzanye litiro 5, uramutse uzanye litiro 20 ukazisuka muri ya kandagira ukarabe, menya ko ariyo ya sadaka yawe iba ikenewe. Umuyisilamu niba ubona ko hari umuntu urwaye, icyo wamufasha nuko wamuha za inite zawe kuri ya telefone yawe, cyangwa se ukamufasha ukamuhamagarira wowe, ugahamagara ababishinzwe ukavuga uti ndabona umuntu hano yarembye. Ntacyo byaba bigutwaye kuba wafata ibiceri bikeya biri muri telefone yawe ugahamagara ukamutabariza. Nta nicyo byaba bitwaye rero uramutse umugiriye inama ukamubwira uti ambara wikwize, wambare neza mu buryo rwose bwikingiye, niturangiza ujye imbere nkufashe ujye kwa muganga. Tukaba twabagira inama ko umuntu wese warwaye ugaragaraho bimwe mu bimenyetso nk'uko nje kubivuga, aba atarwaye icyorezo cya coronavirus, ahubwo ashobora kuba arwaye n'izindi ndwara. Ariko reka tujye inama y'uburyo dushobora kubigenza. Niba ubona umuntu afite umuriro, niba ubona umuntu ashobora kuba akorora, niba akubwira ati ndimo ndahumeka mu buryo bungoye cyane, ndumva umwuka ndi kuwubura, niba ubona umuntu arimo kukubwira ati ndababara mu mihogo, niba ubona umuntu ashobora kuba rwose atameze neza muri ibyo bimenyetso maze kuvuga, ushobora kumufasha akambara neza, ukamuyobora akajya kwa muganga, ababishinzwe bakamwakira bakamuvura mu buryo busanzwe bwa za ndwara. Ariko bashobora kuza gusanga hari ikindi kibazo afite, bakaba bashobora kumujyana noneho kumuvura mu buryo bwihariye igihe baba basanze arwaye ya coronavirus. Umuntu ntabwo ari ukurebesha amaso avuge ngo dore umuntu ararwaye, ahubwo ibyo ni icyemezo gifatwa n'inzego zibifitiye ububasha, zifite ibikoresho bihagije, zabihuguriwe, bakavuga bati uyu muntu ibyo ari byo byose ararwaye. Umuntu rero ashobora kuba agifite imbaraga, atarindira ko bamujyana, akaba yakwambara ku giti cye agatega cyangwa se akagenda n'amaguru, nabyo byashoboka, hanyuma akajya kwa muganga akajya gusaba ubufasha, akababwira ati yewe ndumva ntameze neza nimumfashe. Umuyisilamu rero aho hose aba ahari, umuyisilamu aho hose aba ahari, kandi tukamenya ko nta gishobora kukubaho keretse icyo Imana yakwandikiye. Ariko icyo Imana yakwandikiye we ntabwo ukizi, niyo mpamvu ugomba kurinda ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukirinda ko wagerwaho n'icyorezo, ariko n'ubwo burwayi bwaramutse bwakugeraho cyangwa se bwakugezeho, ukamenya ko ugomba kubyihanganira, ukamenya ko nta mpamvu yo gukuka umutima, cyane ko Nyagasani ubuzima bwawe bwose aba abufite mu bushobozi bwe. Ubwo rero umuyisilamu icyo agomba gukora nyuma y'ibyo byo kwirinda, nyuma y'ibyo byo gufasha abashobora kuba barwaye, ni ugusabira bagenzi be. Dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze iki kigeragezo kubamaze kugifatwa bagikire. Dusabe Nyagasani umuntu wese waba ufite ikibazo cya bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amufashe kubona ubufasha bwa ngombwa, ibi bimenyetso bibashe guhanagurika, ibimenyetso abashe kuvurwa bimuveho.
dusabe Nyagasani abashe kubungabunga imiryango yose, dushoboze natwe kwirinda abantu basubire mu buzima bwabo bwiza bwa buri munsi. Dusabire amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana idutegeka gusabira intumwa, ikatubwira iti musabire intumwa, kubera ko gusabira intumwa ari ibyo Imana yarategetse n'abamarayika. Imana iti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Intumwa y'Imana nanone ikongera ikatubwira iti munsabire kuko unsabiye inshuro imwe uwo nguwo Imana imuha ibyiza inshuro 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma anil arba'atil khulafa wa Bakr wa Umar wa Uthman wa ali wasatil baqina mubashirin bil janna wa sa'il sahaba wa al bait rasulillah wa nahnu ma'hum ya akram al akramin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirkata wal mushrikin. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، ودين وفقنا الى الحق والطريق المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا إله العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اغفر لنا. يا مجيب الدعوات استجب دعانا. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.